Jesus. Yeah, baba, umunsi cyane kiri mu nsoro nge hanyuma ntamwe kuko umunsi ndakimba noneho uyu munsi araza asanga agatuza kaba wa siri ndabumiriza ejo zamazi wagipfu tukamuza zamazi nahini no. Et tout. hanyuma aya masaha ukaba utarate bes bamemba make bes bamemba make bes nta soni ufite uri iyo bosi yagiye urabona ni njyewe ugomba kwita usigara n'iki umubasha ubu mu kanya mubwira ngo bagiye kuza kunsura vuga ngo bagiye kuza kunsura bivuga ko bagiye kuza kunsura bagiye kuza kunsura icyane urareba iki yaje se ningiye umunsi ugiye kwiki basi wa bose aramufashe tatubigisha mu ibintu byo kureba bya uyu munsi yawe hasi tugire cyangwa hasi igicucu unsomye igicucu seka ibicu iri ni ituze ariko iri ni ituze kizaza mu manje ngo tujya guterera n'agakora yego saye nori kwagira jewe ndajya mvuga nsubire yego muri kano kanya nabaye nde in charge of boss in charge of what boss nshaka ko shitani naza akukamenya ugahora yego umwana naza mwesha yeva Yaje. Wow. Jesus. Niba ugeze mu rukundo hicara neza ufata amasomo Jesus. Naje karibu wangu. Waje. Naje. Nikosi. Waje. Naje. Naje, naje. Nukuri kumana boss ko yambushisha. Jana gona baineza. Niyo wanejira kandi nukuri kumana nge boss no naranyuka. Uno hareje. Ni akaniko gato yampite be. Siko kamini wambia nambale. Kumana walikuza wambaye ipantaro. Sisi wambia nzana wambaye kamini bela. No ni urabona utandukanye nanjye ko akaniko kamini ngira gose naho mbabarire naho garansira ngo noraje. Cyakuno. Nchakugobera namba ya kamini. Sanga. Mikani. Ndio. Oya, umobera. Nonande mu bitete. Jibu yinde. Nonande mu bitete. Oya wimfatisha cyane uratuma no kutumana bijyanye. Ibijyanye n'iki?
Oya. Ngubwo ko nawe napanze kuko nzi ko umukozi ari wo. Wamutumye fanta. Inde. Umukozi. Twavuye ngo ntabwo uri wenyine. nawe wafatira ushaka inoze no kuri kwe iyo uzambaye ipantaro Sinajya nambaye akaminisi kwambwiye. uzi ko abantu bateze kamera nawe urabona ni keza na kaguteje irayi si keza irayi ndabona no kuri kw'Imana ngenge ntabwo ndi kunuka How are you? ahubwo ngwino tugire dore amasaha yacu giruze dore nambaye akamenya oya nje nukuru nje uzi kugiye gutaha kubera urataha ngwino nanjye ntabwo mva hano ngwino ntabwo mva hano ni nukuri kw'Imana ngwino ntabwo ngataha ezo ubwo kurana bitarababi ngenge ntabwo none se ubu ugiye gutangira ujya kunyigirishaho kwa kundi ntabwo ndi muri mwe utajyamo ntabwo nanjye ndategereje ubundi ushaka ko ngira kuri inze ariko urataha ngenge ubwoba pe gake gake urandeba iki urandeba iki twavuze ngo tujye kubikora wowe dore nkubwira ko ngiye barambira kwa muganga ngo ntabwo byakunda wambwiye ngo nzira iki sambwiye ndarambaye akantu gato nakubwiye ipantaro sinzi nimba utumva mabujari ari kumamagariramo nicyo kibazo ntabwo samwongera gatoya twumvikana tuganire nyine wowe nyegeraho gake nose urumva bya bindi guteranya hasi no gukuraho oya ushaka ungasasa bya bindi byo kugira cyane rwose oya mama yarambujije ntabwo nshaka byanze nyine umva nkwereka umusaza ariko nifuzaga kukubwira iki giki kugurira harya urangurira hari inda mu ishuri wariye ishuri mu ishuri subiza ejo zara amazi umushyitsi hariya mfite umukozi yirirwa noneho ansiteresa noneho byakaje n'ubu ngubu ntabwo wamenye ko umushyitsi yaje zanira amazi umushyitsi ndakwirukana ushyiremo nako nda bishatse kuvuga ari za nda nyinshi wagicucu wazanye amazi mu rushira wa nyakinga ugeze mu gitereko amazi ndumva nyinshi amazi ho ako nyine reka mbwire boss agiye kuza n'ukuri kw'Imana ugira utaha oya ubundi si ubundi wa ejo urumva ka kantu kagucira gafite ejo nakufite afite tungane oya ni ukuri kw'Imana baratubujije ubu none ugiye gutuma bangendesha ejo ufite tungane baby nutwo oya ntabwo nanjye ntabwo mva hano utava ntidutava ndabanza tungane maze ngiye banzuzane mamagare boss ntabwo mbyemeye oui ujyana tuzane inde none se urushaka ko ni ukuri kw'Imana ntabwo mva hano okay basi kamubwire najya atuzane kugira gutuma mbyinda n'urahita kumwambira nugenda ukagera hariya
nibwo urambabarira oya ntabwo rero naguma so ninde ngewe oya iyo babivuzeho bahita bansoma oya reka nkwereke yoza dukine saye dore kuri saye nitumara kuva kuri saye tujye kuri bya bindi nahe birangira nahe wese ushaka kuguma ahangaha ntabwo nanjye ndaguma hano ako ejo wewe umuntu nakaganira na sheri wiwe ngo wakaze ureba nk'uko nase kiri gukora iki ubu nge ntabwo nabyemera nanjye ntabwo nahareba ninde njyewe oya nge mukonje urataye wanyu mukuri Imana ntabwo byavamo uratuma ngaho dukine saye rero uraza kugira se mbone gusa saye nukuri wazi urajya ngo banyuka oya nukuri nge ntabwo nahana ejo do sutari narite iki ntabwo sheri ntabwo amuteruye shero nyisi kintu shero nyisi kintu bambaje nukuri kw'Imana ntabwo nanjye ntabwo ndatanga nakwenda nukuri kw'Imana nindetse nejo nukuri kw'Imana ntabwo nabyemera umubwira ngo nicyo gitego igiki kiriya kiyatere ngo nanjye nero ninde yawe yapewe okay saye nimubona urahita utaha sayi nunapuza urahita utaha isayi nako reka dusine amasezerano uranapuza gumanga ninjye nimufata nkakubona urahita utaha iwanyu wasayi njye nshyiramo sheri cyangwa none zuko unozi sayi nanjye ngende nyine ngaho saye ko kugenda aravuga sheri kugenda aravuga sheri saye sheri ubu uvuga ngo saye ngo no sheri saye sheri saye sheri saye mutima oya duhindura man duhindura nawe rwose wese nkuko uratuma mbona ahantu uri oya ntuhambwe nese ubwo ushaka utaha nako wituhambwira n'ubundi utayiwa saye sheri oya saye saye sheri inze sheri hanyuma nutuma naza si ubwo ngubwo urataha ute inze ejo gwinani nizere ko ka kantu kandi igihe kanzanye cyapa munsi y'igitanda shaka do umva gahoro witonde shaka itamumenagura akayitari wawe gaho saye sheri aho yariko nawe gira saye sheri kanze ejo natuma niba igitanda saye sheri saye shu oh wow saye sheri inza shu ya igobe ay boss Huh? Bruh. Stop.